Mbahaye ikaze mwese mukurikirana Zipafo TV. Nk'uko ubibona aha ni umunyamakuru Murindahabi IRENE wagize gutya agasezerana mu buryo bw'amategeko n'umugore we Liliane. Uyu Murindahabi IRENE ndagira ngo nkubwire ngo yongeye gukora ibisa n'ibyo yigeze gukora mu gihe cyashize abantu benshi, ndetse icyo gihe ntibaze kuba babyishimira. N'ubu rero yongeye gukora ibintu byatunguye abantu benshi, kandi kabikora mu buryo nabwo turaza kureba se ni bande babyishimiye, ese ni bande byarakaje muri rusange. Nta kindi rero uko Murindahabi IRENE yagize gutya afata umugore we bari bamaze igihe baragaragaje ko bakundana. Murabizi hashize igihe bidekaraye ku kigendanye no kuba bakundana. Uyu mugore usanzwe yibera mu bihugu byo hanze, bakaba bagize gutya rero bagiye gusezerana bava i Kigali bambuka intara, bava mu mujyi wa Kigali binjira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Irwamagana, umurenge wa Gishari. Abariho bajya kugira gutya bakorera imihango yo gusezerana imbere y'amategeko. N'ahantu hari hateraniye urebye abaherekeje Murindahabi IRENE gusa, abandi bari bashoboye kumenya ko hari ibyamamare bihinjiye. Ntawari wemerewe gufata amashusho, gukamera, gufata video, cyangwa se kuba hari ikindi gikorwa wakora gishobora kuzagaragaza abigendanye n'uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko wabereye hariya mu murenge wa Gishari. Bitewe n'uko Murindahabi IRENE yitwaje ba basore mwita karaba bouncer, babandi baba bafite amatuza barakozi abangaba rero bagiraga gutya bagakumira buri muntu wese washakaga gufata ifoto muri kiriya gice nyine muri uriya murenge. Ibingibi byaje kuba biberamo. Icyo nakubwira nuko mu bantu b'ibyamamare babashije kumenyekana baherekeje Murindahabi IRENE, cyangwa se bari bambariye uyu musore bamuherekeje bamuri inyuma, harimo ba Roki Kimomo, ba Junior Rumaga, abantu nka Bruce Melody. Ibi nibyo byamamare bikomeye byagize gutya bikaba biherekeza Murindahabi IRENE wari ugiye kugira gutya kamanika ukuboko arahirira kuzabana na Liliane. Icyo twakubwira rero nuko impamvu Murindahabi IRENE yongeye gukora ibintu nk'ibi, murabyibuka ku bukwe bwa Vestina na Idirisa ubwo bagiraga gutya bakanyarukira mu murenge bagiye gusezerana. Murabyibuka neza ko nabwo aho bakoreye ubu bukwe muri ibirenge muri Gasabo, nta muntu n'umwe wari wemerewe kuba yafata video, nta muntu n'umwe kandi wari wemerewe kuba yafata amajwi y'ibyaberaga hariya muri uriya murenge, buretse umunyamakuru uri gufata video Murindahabi IRENE yakoresheje nyuma yaho akayishyira ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndagira ngo iyi video bitarenze iminsi ingahe, iminsi 3, yari imaje kurebwa n'abasaga miliyoni bari barimo bareba ikigendanye nuko gusezerana imbere y'amategeko bibwa mu buryo muri ubu bukwe bwa Idirisa ndetse na Vestina uburyo byagenze. Ahangaha yaje gukumira abantu, ndetse hakaba hari umwe wagerageje gushaka gufata amashusho baramufata kabisa, bamwaka igikoresho yari afite ari gukoresha, barabisiba kabisa, birangira bamurekuye. Naho Irwamagana rero nta shusho na rimwe rigeze rijya hanze. Igikorwa cyabaye saa 10 z'umugoroba, aha abantu benshi mbese batazi uko bimeze. Urumva yaba yaragiye agakoresha gahunda mu murenge akabisaba, akavuga ati byuze bizaba isaha izi n'izi, kugira ngo we abashe kuba yakora iki gikorwa nta bantu bamuhagaze hejuru, nta bazi ngo bimeze bite.
Ibi rero abantu bamwe hari igihe batabyishimira, cyane cyane abo mu itangazamakuru, bakabibona nko gushaka kwikubira iyo nkuru, akaba ari we n'ubundi uyicuruza, niwe nyirayo ariko nawe ugomba kuyicuruza. Ikindi bakabona ko ari uburyo bwo gushaka kudatanga amakuru, mu gihe nyamara nawe iyo abandi inkuru zabonetse, nawe abahurura ajya gufata inkuru babyishimire, bakavuga ko ibi ngibi nawe aba akoze aba atari byiza. Ni mu gihe nyamara nanone abo mu miryango yaba bagize gutya bakatanga abageni, reka tubyita abageni, baba batamenyereye mu ruganda rw'imyidagaduro, tuvuga ku muryango wa Lilian, bamwe hari igihe babyishimira bakavuga ko byabaye byiza bitewe n'uko batari bugaragare mu itangazamakuru ryose ribaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi wenda batabishakaga, bigatuma bo bumva wenda ari ibintu byiza cyane. Ariko ndagira ngo mubwire ngo muri IRENE rero byaje kurangira rwose asezeranye mu murenge ntabamuhagaze hejuru nk'uko we yaba abyifuza, kwikorera ibintu bye wenyine, nta tangazamakuru ryahuruye, aba influencers ndetse n'abandi n'ababloggers bose ngo basange batuye za kamera bagiye gutera aho yakoreye ubukwe. Gusa hakaba hari guteganywa no gusezerana imbere y'Imana. Byumvikane ko mu rusengero igihe bazajya gusezerana naho kwinjira ntabwo ari ibya buri muntu, bizaba ari ibintu birimo n'ubundi akantu kuko bigira prive cyane, ku buryo nta muntu azaba bemerera kuba yakinjira hariya mu buryo ubwo ari bwo bwose, nk'uko wakinjira mu bundi bukwe bw'ibindi byamamara uko tuba dusanzwe tubizi. Ni ubukwe rero bwabaye rwose mu ibanga, gusa haza gusohoka akavideo nyuma kerekanaga uyu mugabo arimo asomya kabisa ku kirahure uyu mugore we, hongera no kugaragara azamuye ukuboko arimo arahira, ariko ntago ushobora kuvuga ngo byari bimeze gutya na gutya, uretse kubona ko cyangwa se kumenya aba bagiye baherekeje muri IRENE, no kumenya abagize gutya, no kumenya aho byabereye. Ukamenya uti byabereye Irwamagana, umurenge wa Gishari, kuko niho byabereye mu ntara y'Iburasirazuba. Byumvikane ko muri IRENE aba yateguye, mwabantu mwe, aba yateguye kandi agategura ibintu mu buryo bwe, adashaka ko hari umuntu bo mu itangazamakuru ndetse n'abo ku mbuga nkoranyambaga bajya kuba bahagarara aho ari gukorera ibintu bye. Nguko rero, nguko uko byaje kugenda muri IRENE, yongera gukora nk'ibyo yakoze mu myaka mikeya ishize. Mwakoze kubana natwe, andi makuru ni mwaya muto uri imbere.